Niko ukuntu batambuka nababonye nta mugoso utuyite ya gitora urabona rero ukanya rwose tuze kubatega amatwi gusa ndabizi turaza kunyurwa urabona ko baratojwe rwose reka tubatege yombi. Umuvugo diyoseze ngo byiduhetse terenama ntako ntarakaye ntera intambwe ntategwa n'ikanga intumbero n'intego ntajya musha mvuge mvuye umuzingo byiduhetse diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Waravuze avuga impundu impande zose ibineza neza biradusaba dusabagizwa ibyishimo turishima turashisha dushima rurema rugira byose yaduhaye ngo tuduheka nta butaka diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Gicumbi cy'ibyiza ntugacubangane wowe soko y'amahoro ahoraho ntugahungabane guma nituze ntutetereze abataguza batakambira nyagasani ngo ziduhetse abato n'abakuru turagukeneye ngo dukenure diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Abahise basuherebura basusuruza ukabakira ukabaha icyicaro bagaca akabojya mu gacucu ku ngoro ya Bikira Mariya bagatetera uwo mubyeyi batuje batekanye bigatinda bagashengerera bakavugisha kure bagashisha muri Kristu diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Iyubile y'impurirane twahimbaje bishimishije isize dusunga uko dusanzwe n'ibyo pe erega ni mu gihe twanyuze mu muryango w'impuhwe zirateseka aho zirukana ubwandu bwa nakibi icyaha cyagiye nka Nyomberi tubifashijwemo na diyoseze ya Ruhengeri. Twaracunguwe koko imyaka 2020 yarashize umucunguzi aca bugufi gaca ibicumuro byaduciye iwacu mu ijuru. Kwicara uku ni umucunguzi aducana itara utamushima ninde oya ntawe rwose ngaya amasirufaya n'impundu z'urwunge. Imyaka 65 irashize ushinzwe aniveriseri nziza mubyeyi. Mu ndimi z'amahanga Jonathan agira ati happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Nanjye ni joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Namwe mudufashe muti isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza. Diyoseze yacu ya Ruhengeri mugongo mugari uduhetse twese. Amashuri yarashinzwe turigishwa dushishimuriza umushwi erega kuba duhagaze dukerebutse gutya nuko tutayimandagira bitabo abanza ayisumbuye imyuga na kaminuza na inesi niyawe turajijuka buhoro buhoro ubushishi ntashaka bamaroga ubu dusoma neza ibyanditse bitagatifu tugahura n'Imana muri Bibiliya. Amafura afukura tuvura imvune akatuvana ifata mu kanwa tukivuka akagorora ingingo zaborate zikagororoka zigakora neza bagasanasana bagasigasira amagara iminsi ikicuma hamwe no gusengera itangarira ubuzima bikizima tugakomeza gusingiza Kristu we soko y'amizero. Ibigo by'imari nk'aribu byatugezeho bidufasha kwiteza imbere uziho twizigamye tugakorera Imana nta gahinda n'induru biduha
amaherezo kuko wihaye kubibarura ntiwabiharura ndakurahiye bakristu namwe rungano rwanjye muraha reka mbisabire dukomeze gusigasira ibyagezweho ntidusubire inyuma kuko nibyo kabando tuzicumba tugeze mu zabukuru rwasa indahemuka mfura mu bana ba diyoseze cyane idasharasharika kuva mu ntege ntuzanengure nenda kinoni ruhengeri ku gicumba ageze arahacumbika runaba busogo nyakinama kamanga ntuzamwinduke gahunga n'ubibingu byegere bitazaguhungabana rwose mwanjye yanga icyaha nyuma yambara amashina birabyamamaze butete butajya butetereza iterambere mu bitore bitura iwacu Murama, Kanaba, Nkumba, Nyamugari n'Agashaki twese abo bibarutse turamushyigikiye komeza twazi mugongo mugari w'umawe baruke diyoseze ya Ruhengeri ababishinzwe badufasha rwose nubwo nari musenyeri abana bamusanze bantumye ngo mbatangire ubutumwa bwawe wakwibaza uti ubwo butumwa ni ubuhe barahangayitse cyane ingendo bakora baza kuri katedrali ku cyumweru n'indi minsi zatumye bananirwa gusenga bafite intimba ku mutima bahora bifashe ku itama bagahanga amaso abayobozi ngo mbese iriya ngoro nzima ko nabonye yujuje ibisabwa izafungurwa gihe bwinshi ko mu myaka ibiri imbere bazahinduka mwobo inzererezi n'ingegera bazatora imico mibi aho batorezwaga ibyiza harafunze ngo babonye n'abakecuru barira cyane rwose bivugira ubwabo bati nkumbuye Yesu mukarisiya misa n'amasakaramentu kiliziya yambaye kure none ntibari neza ababishinzwe badufashe twemererwe gusengera ku Musanze hafi mbe mugore wanjye ko ufite umwaga n'ubugome ukaca ntacyo ngutwaye twasangira ukancura ukaba waraciye ku gacupa ugacana umubano n'abana igikoni ukaba utakigikozwa na gato ukaba usigaye wigunze imico nk'iyi ituruka hehe imico myiza mugikure he mumwana wanjye ndakundorere nanjye site kikanca n'umusatsi ugiye kweza urabizi nawe uzansengera ngo nduhuke ku mutima ababishinzwe bamfashe ndebe ko nakira twese uko tungana duteye intambwe tujya imbere dukunda Imana yaturemye iraturenze uko tungana irebe wisuzume usubize yego cyangwa oya oya n'iziba nyinshi uca bugufi wemera Imana kuko iturenze twese yego n'iziba nyinshi umenya kuri igihaga tutazapfa uzatura ku isi nk'umusozi mbese igihe wari warukiye warakibonye n'amaso yawe oya ibirugu byawe n'aka gashundu kawe warabibonye oya amatwi yawe ateye ku maguru oya amaraso yawe asa nk'umweru w'amata oya imyambaro mu biganza byawe birenze ibiri cyangwa itatu y'ingenzi oya niwo wayiciyemo se oya usumba ibara umusatsi yawe oya umugabo ubwanwa bwawe usa umubare oya ibisubizo byawe ko ari oya gusa ko duhagararanye tukaba twicaranye ibyo ngutekerezaho urabizi oya reba urutoki rwawe rwitwa musumba zose rufite ibice bine oya Imana ye irabizi kuzimuzi izagukurikiranira hafi ngwino dusange musenyeri atwigishe kuyikunda dukomeze kurangamira na Yesu Kristo dusoze dusanga musenyeri n'abasaseridoti bamukikije batwihere umugisha ku gahanga udutere imbaraga nyinshi dukomeze kurangamira Kristo we soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro tugane kandi kuri visi meya n'abayobozi bazanye aduhe mu mufuka avanemo rongo atwihere turabona abana b'iturushya
amashuri abanza batarize ubwenge ku kigo cya Kiliziya Gatolika Ecole Saint Marc Ruhengeri. Nimudukumbura muzadutumire tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Murakoze. Amashyi menshi cyane kuri Johanna na Briella. Ndagira ngo murabona ko abantu batashe kare. Si batashe kare basibye ahubwo. Reka dushimire ba Gabriella na Johanna tunababwira ngo murabona